nguhaye ikaze aho ukurikiye ababwiriza TV. Uyu munsi ndi kumwe na Alexis, umukozi w'Imana. Alexis, uhaye ikaze kuri channel ababwiriza TV. Ndagushimiye Alphonse. Uyu munsi ugiye kutugezaho ijambo rivuga ngo iki wageneye abadukurikiye. Ndagushuhuje n'abadukurikiye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku itegeko nshinga ry'Imana. Yego. N'Imana ariko se ari kugira amategeko idafite itegeko nshinga. Ubwo watubwira, komerezaho utubwire uko itegeko nshinga ry'Imana riteye. Yego, tutaravuga ku itegeko nshinga ry'Imana, abantu twabanye dusobanura ibigendanye n'isengero, tuvuga ku ihema ry'ibonaniro, tuvuga ku rusengero rwa Salomo, tuvuga umunsi twari kuvuga ku rusengero rundi, urusengero rumwe rwubatswe na Herode twavuzeho. Ntabwo turi buvugeho ibintu byinshi cyane uyu munsi. Nagira ngo ndangire abakurikiye ibiganiro byabanje bakwifashisha imirongo igaragara mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 13 umurongo wa 2 n'umurongo wa 2, ndetse bagasoma n'igice cya 15 umurongo wa 29 n'umurongo wa 30. Ababikurikiye neza bakakurikirana biriya biganiro uko twagiye tubisobanura tubivuga, iyi mirongo izabafasha. Ubwo rero gahunda y'insengero dusa nkaho tuyishoje, kuko twavuze ko urusengero rwa nyuma turi uyu munsi ari twebwe, ari imitima yacu, ari imibiri yacu, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abakorinto. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Tuzakomeza tubivugaho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Nkaba rero nifuje ko uyu munsi noneho tuganira ku itegeko nshinga nyine ry'Imana. Yego. Nk'uko mubizi, itegeko nshinga ni ishingiro ry'andi mategeko, nk'uko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'isi bishushanya ibyo mu ijuru. Utarakomeza, itegeko nshinga ry'Imana ryatowe gute? Wavuga uti ryatowe gute? Ni ukuvuga itegeko nshinga ni Imana yarishyizeho. N'ubundi itegeko nshinga ubusanzwe uko bikorwa mu buzima busanzwe, ubuyobozi buraritekereza, bwamara kuritekereza bukaryandika, bwamara kuryandika bukagenda burishyira mu baturage, bukababaza murifuza ko tubigenza gute, ese dukosora iki kuri ibi n'ibi, gutyo gutyo. No ku Mana rero ntabwo bisa nk'ibitandukanye. Nitumara kumva iryo tegeko nshinga iryo ari ryo, noneho turi buze kugenda twumva indi mirongo n'andi mategeko yagiye ashamikira kuri iryo tegeko nshinga ry'Imana. Gukomeza noneho tubwire. Dukomeje kugira ngo tubashe kurisobanukirwa neza, reka dusome mu izina rya Yesu amagambo ari mu Itangiriro ibice 2. Reka dusome umurongo wa 9. Dusome haravuga ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Hanyuma umurongo wa 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Amen. Naho rero dushaka gushingira dusobanura itegeko nshinga ry'Imana rigaragara muri ino mirongo 2 dusomye mu Itangiriro mu bice 2. Imana twabonye ko ni umuremyi wacu. Umuremyi wacu. Imana rero nk'uko n'ubundi mu buzima busanzwe ari umubyeyi, n'ubundi umubyeyi yagiye kubyara umwana arabanza akitegura, akamutegurira aho azaba, akamutegurira ibyo azambara, akamutegurira ibyo azarya. Muri urwo rugendo rwose ntibitandukanye n'uko Imana yabikoze. Imana rero yaremye umuntu ku munsi wa 6, twarabonye mu gice cya mbere, ariko mbere y'uko imurema yabanje kurema ibyo umuntu azakenera. Iri mu butaka azakoresha, irema amatungo,
ndetse yari ifite n'ubusabane bukomeye hamwe n'umuntu, kubera ko amatungo yose n'inyamaswa yarabizanaga ikabwira umuntu ngo ndebera. nabyita amazina. Umuntu akareba akavuga ngo kano tukite ngo iki, umuntu akavuga ati ndabona iyi tuyita ihene, ngo izina atanze rikabitwa, akongera akareba akamwohereza indi ati tuyite intare, izina rigafata. Imana yari ifite ubusabane bukomeye n'umuntu. Hanyuma rero nk'uko mubizi, natwe mu buzima busanzwe dukenera ibyo kurya, tugakenera n'ibyo kurya n'ibyo kwambara. Imana yatekereje ko n'uwo muntu akwiye kubona ibyo kurya. Hanyuma imukebera ingobyi, nicyo kintu cya mbere yamukoreye, ahantu ho gutura, ndetse igenda isubiza n'ibyifuzo bye, imuha n'umufasha umukwiriye, irangije ibashyira mu ngobyi yo muri Edeni. Hanyuma rero hano uno murongo wa 9 twasomye, twabonye ko muri iyo ngobyi yamejejemo ibiti bitatu. Babyumvise? Nabyumvise. Yamejejemo ibihe biti? Harimo igiti cy'igikundiro, yego, n'icy'ubugingo, n'igiti cy'ubugingo, hanyuma ngo n'igiti gitandukanya kimenyesha icyiza n'ikibi. Yego. Ibishyira muri iyo ngobyi, hanyuma irangije iramubwira, hamwe rero ryategeye gushinga turimo dushaka kumva ngo ni irihe, iramubwira ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi wemerewe kuryaho uko ushaka. Nubyuka ukumva ushaka kurya amapera uzayarye, nubyuka umushaka amapapayi uzayarye, igiti cyose kiri aha ngaha wemerewe gusoroma ukagikoresha uko ubyifuza. Ariko iramubwira ngo igiti kiri hagati mu ngobyi kimenyesha ikibi n'icyiza, ngo iki ntuzakiryeho, ntuzagikoreho, kubera ko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Itegeko nshinga ririmo aho rero ni irihe? Ni ukumvira. Kumvira. Tuzabibona wenda nidukomeza mu nkuru z'Imana n'abantu ku byerekeranye n'iryo tegeko nshinga ry'Imana ukuntu byaje kugenda. Ariko Imana yajyaga ibasura ikabaganiriza, ikabana nabo, ikababaza mumeze mute, bati tumeze neza, mwariye se, ngo akunda kubasura amasaha ya nimugoroba. Iryo tegeko nshinga rero n'uyu munsi niryo tukigenderaho, kumvira biruta ibitambo. Abantu benshi bagiye bapfa n'Imana ikintu cyo kutumvira. Iyo Imana ishyizeho umurongo, inshuti muvandimwe udukurikiye, ikintu uzasoma muri Bibiliya ugasanga Imana yarakivuzeho, nuko nguko nyine, nta kugica ku ruhande. Kumvira rero ni itegeko nshinga ry'Imana. Andi mategeko yose tubona yose ashamikiye ku kumvira Imana. Ndagusaba rero yuko we twabanye muri kino kiganiro ukora ibishoboka byose ukihatira kumvira Imana, kumva ijambo ry'Imana, kumva umuburo w'Imana, kumva inama, kuko Imana iravuga ngo nimuze tujye inama. Ni kuiteka avuga. Ntabwo nubwo Imana dusaba kumvira ntijya ibikora mu buryo bw'agahato, yifuza ko tuganira tukajya inama. Amahitamo yacu Imana yaha agaciro cyane. Ndakwifuriza rero kumvira Imana, ndakwifuriza kubana natwe, ndakwifuriza gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kuyoborwa naryo ubuzima bwawe bwose. Harimo inyungu nyinshi, ndetse ku musozo tukazabona n'ubugingo bw'iteka nk'uko Kristo yabidusezeranyije. Amen. Reka rero dusabe abadukurikiye, umuntu kino kiganiro kibereye cyiza, yiwe ugikunze kora subscribe kandi ukore like ndetse na comment, ubundi ugisharinga no kubandi kugira ngo kigere kuri benshi. Bana natwe rero kuri channel yacu Ababwiriza TV, ubundi tubafitiye byinshi ku bijyanye n'amateka ndetse n'ibiganiro byinshi byerekeye ku Mana.